ko hari za guverinoma, umuryango w'abibumbye se ubwo ni UN, cyangwa se ibigo bikomeye byo ku isi bishyigikiye Pi Network, ndetse bamwe bavuga ko amategeko mashya ari gushyirwaho agamije Pi Network. Ariko nk'uko Doris Yin we abivuga, ubwo nizere ko mumeze neza, nizere ko mushima Imana. Reka ngushimire wowe wakoze subscribe, nawe nimba utarayikora byaba byiza uyikoze. Iyi ni Ihumure TV, mubana n'umuhungu wanyu Valeri nk'uko mumaze kubimenyera. Aha ku Ihumure rero tuganira ku makuru cyangwa se update ku bivugwa ku bukungu, ubwo ni crypto ndetse na trading muri rusange. Ariko n'inkuru z'iyobokamana nazo tuzigarukaho byimbitse. Ni nayo mpamvu turi Ihumure TV. Ntatinze rero ndagira ngo tugaruke cyangwa se tuganire kuri iyi nkuru. Ni inkuru nateguye ariko ifite aho ihuriye n'ubukungu, by'umwihariko ni GCV ngira ngo tuganireho. Abantu benshi muri no minsi bigaragara ko bari mu kuyoba, bari mu kujya mu bintu byinshi cyane bibayobya ku buryo bashobora guskaminga cyangwa se kuba bakwibwa amafaranga yabo, cyangwa se bakaba batari updated ku bigezweho, by'umwihariko ku bivugwa kuri Pi Network. Bavandimwe ba pioneers bagenzi banjye, mu minsi ishize hagiye hagaragara ibiganiro byinshi mu matsinda ya Pi Network bivuga ko hari za guverinoma, umuryango w'abibumbye se ubwo ni UN, cyangwa se ibigo bikomeye byo ku isi bishyigikiye Pi Network, ndetse bamwe bavuga ko amategeko mashya ari gushyirwaho agamije Pi Network. Ariko nk'uko Doris Yin we abivuga, ubwo ni Doris Yin mu buryo we yabivuzemo, ndagira ngo mwumve iki kintu. Abivuga neza, aho guta igihe dukurikira ibyo bitekerezo cyangwa se n'ibihuha, dukwiye kwibanda ku nshingano zacu zo kubaka ndetse no guteza imbere ecosystem ya Pi Network, tukareka kugira gukurikira ibyo abantu bavuga, kuko ziba ari rumazi. Abantu benshi barayobejwe, buri munsi bamara amasaha menshi basoma kandi basangiza abandi amakuru y'ibihuha avuga kuri guverinoma ndetse n'amategeko. Bizeye ko ibyo bizahita bibazanira ubutunzi. Uwo ni Doris Yin nyiri kubabwira mu byo abashije kugira kutubwira, by'umwihariko twebwe aba pioneers. Ibyo bituma bibagirwa umurimo nyamukuru ari wo urema agaciro nyako, ahubwo bakita ku bintu bidafite akamaro, nk'ibyo ngibyo by'amarumazi. Icya mbere yavuzeho cyangwa se yakomojeho nubwo ni iki ngiki, ngo nubwo guverinoma yashyigikira Pi Network cyangwa se GCV ntibyayitangaza ku mugaragaro. Icyo kintu yakigarutseho cyane kugira ngo akumvishe uburyo guverinoma aho itandukanira, cyangwa se zimwe muri za guverinoma nk'uko abenshi bababeshya zifite aho zitandukanye na Pi Network cyangwa se GCV. Impamvu iroroshye rero, ndagira ngo mbabwire iki kintu. Iyo guverinoma yatangaza ko ishyigikiye Pi Network, abantu benshi bashobora guhagarika indi mirimo yabo bakibanda gusa ku gucukura, ubwo ni ukumayininga Pi, cyangwa se kuyigura bategereje gukira inzozi zabo, ariko ntizizabimamo. Ibyo bishobora kugira ingaruka mbi cyane ku bukungu bw'igihugu, mu buryo abantu batabizi, mu buryo abantu batabyumvamo, kuko ikintu cyose iyo gihindutse mu gihugu gishobora guhungabanya ubukungu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nayo mpamvu guverinoma ifite inshingano itakwihutira gutangaza ibintu nk'ibyo ku mugaragaro. Nta guverinoma n'imwe ishobora kubitangaza ku mugaragaro. Ni nayo mpamvu abenshi bagwa muri icyo kintu cyangwa se bakabeshwa muri ubwo buryo. Mu gihe Pi Network izaba imaze byonyine kugera ku ntsinzi yayo, buri gihugu kizayigenzura ubwacyo hakurikijwe amategeko yacyo, harimo no gusoresha inyungu cyangwa se ubucukuzi nk'ubwo bikorwa mu bindi bihugu cyangwa se mu bindi bikorwa by'ubukungu. Icyo gihe
kandi umuvuduko wo gucukura payi ushobora kuba waragabanutse cyane mu buryo abantu batabyiyumvisha, kandi agaciro kayo kakaba kari hejuru cyane. Abantu benshi bazakomeza gukora akazi ko gucukura, ubwo ni ukumayininga payi byonyine, bitazaba bihagije byo kumayininga cyangwa se gucukura payi byonyine. Icya kabiri yakomojeho ati niba hari ibiganiro hagati ya za guverinoma ubwazo na payi kowa timu bishobora kuguma ari ibanga, bakabikora bucece. Icyo kintu cyo mucyumve neza, si ngombwa ngo babibwire abaturage. Rega umuyobozi icyo abereyeho ni nk'umubyeyi, areba ikintu gishobora kugirira inyungu umuturage, ashobora n'ikintu kidashobora kugirira inyungu umuturage nacyo akirebaho, ariko icyagirira inyungu umuturage nicyo yitaho cyane. Twebwe ariko tukaba twumva ko yaba yaturenganyije kuba tatwapudetinze cyangwa se atubwire ibyo, mu by'ukuri nuko yabonye ko ari byo bikwiye ku bigendanye n'ahazaza cyangwa se ku kibazo cy'ubukungu. Niba koko ibiganiro nk'ibyo bihari, ntibitegerejwe gutangazwa ku mugaragaro, icyo cyo mukibagirwe. Ni nayo mpamvu amakuru menshi azenguruka ku mbuga nkoranyambaga aba ari ibihuha cyangwa se abasikaminga abaturage cyangwa se abamayinazi, abapiyoniyazi ubwo muri rusange, cyangwa se ibitekerezo bidafite gihamya, bidafite fagiti. Ntukagire igihe kinini cyane utakaza ukurikirana ibyo bihuha, kuko ni benshi cyane bayobywa cyangwa se babeshywa kuri izi social media ku bigendanye no kuba batari updated no kutamenya ibyanyabyo bikwiye. Izi ni inama zikomeye cyane ba pioneers. Icya gatatu, nta guverinoma cyangwa se ikigo gikomeye gishobora gushyigikira Pi Network hatariho ecosystem ikomeye. Icyo nicyo cya gatatu yagarutseho. Ariko kugira ngo Pi Network yemerwe n'ibihugu, ibigo mpuzamahanga cyangwa se ibigo by'imari, igomba kubanza kugira ecosystem ikomeye kandi abaturage bayikoresha mu buryo bugaragara. Harimo kubaka ecosystem mu buryo bukwiye no kuba intego ya mbere nk'umupiyoniyazi. Ecosystem imaze igihe cyangwa se imaze gukomera ubwayo, nibwo ibihugu ndetse n'ibindi bigo bishobora kuyemera cyangwa se kuyigiramo uruhare. Icya kane yagarutseho, ayavuze ati amategeko menshi ariho ubu agenewe andi mafaranga y'ikoranabuhanga. Amategeko menshi ari gushyirwaho ubu arareba cryptocurrency zisanzwe cyangwa se amafaranga ya banki nkuru cyangwa se nka CBDCs. Pi Network ifite uburyo bwayo butandukanye, ni nayo mpamvu nta mategeko yihariye yayo ashyirwaho, kuko umushinga utararangira intego n'icyerekezo byawo. Ngiye cyo nababwira, mushonje muhishiwe, ahubwo tureke gushya cyangwa se tureke gushyuha, dutegereze tuzarya ibiki ibinoze nk'aba pioneers. Niba mushaka inyungu z'ubukungu bundi vuba, nimukanguke. Nimba mubishaka mu buryo bwa vuba huti, mbese muri rusange, nimukanguke mutazagwa mu cyobo mukita ikiziba. Pi Network ubundi yamaze kwinjira muri Open Mainnet, ariko icyo benshi bategereje si Open Mainnet ubwayo ni inyungu z'ubukungu bizeye ko Pi Network izabazanira. Ariko Open Mainnet yonyine ntishobora kubaha izo nyungu. Inyungu zituruka ubundi ku kubaka ecosystem ikomeye no gutuma abantu benshi bayikoresha. Ibyo bisaba igihe, ubufatanye n'umurimo. Uko pioneers benshi ku isi bagira uruhare mu kwigisha abandi gukorana n'ubucuruzi, kubaka ecosystem ndetse no guteza imbere umuryango wa Pi Network, niko inyungu z'ubukungu zishobora kwihuta. Abenshi bajya bibeshya kuri icyo kintu. Ariko niba miliyoni z'abantu ziramuka zimara buri munsi zisoma, zikwirakwiza kandi zemera ibihuha, bazaba aribo batinza iterambere ryabo. Ni twebwe muri rusange tugomba
twibwira ko turi gufasha abandi kubaka update ya nyayo, ariko mu by'ukuri ari natwe turi kugira gute kwicira cyangwa se turi kwikerereza kwitinza kugera ku ntego zacu ubundi twihaye nk'abapiyoniyazi. Iyo abantu bahugijwe no gutegereza bareka kubaka, bareka kumayininga. Namwe murabizi abapiyoniyazi turatinda tukabivamo, hari ikintu bita gucika intege. Iyo baretse kubaka ecosystem ikura buhoro, ecosystem ubundi ikuze buhoro, inyungu z'ubukungu zitinda kugera kuri buri wese. Ahubwo mwibande kuri ibi nimba muri abapiyoniyazi ba nyabo bategereje kuzagerwaho, by'umwihariko n'icyo dutegereje dushonje duhishiwe. Mwibande kuri iki kintu, iyi ni inama nyamukuru mbahaye. Ubuzima bwawe bwa buri munsi, akazi kawe, umuryango wawe, kwiyungura ubumenyi no kwiteza imbere, ibyo bintu mubyumve neza. Icya mbere ni ubuzima bwawe bwa buri munsi, akazi kawe, umuryango wawe, kwiyungura ubumenyi ndetse no kwiteza imbere. Kwigisha abandi ibijyanye na GCV no guteza imbere ecosystem aho utuye, kubaka umuryango urangwa n'ubumwe ndetse n'icyizere, gufasha abacuruzi n'imiryango kwakira no gukoresha payi, ariko ubwo naho byemewe. Payi hano mu Rwanda hari aho bikora, hari naho bidakoreshwa. Nawe utazitwa iki umusikama. Ejo hazaza ha payi ubundi ntihazubakwa n'ibihuha cyangwa se inkuru zivuga kuri za guverinoma, hazubakwa n'amamiliyoni y'abapiyoniyazi bafite inshingano, babandi bamayininze neza bakomeza kwiga ndetse bakorana kandi bubaka ecosystem nyakuri itari iy'abasikama, ikoreshwa ku rwego rw'isi. Uko byihutisha kubaka ecosystem niko twese dushobora kugera ku nyungu z'ubukungu twifuza. Nyamuneka abapiyoniyazi twitonde, hari byinshi duhishiwe imbere, kandi mu by'ukuri tureke kwihemukira dufata ibyo tubonye byose twumva ko ari byo, tunayobya abandi ngo turi kubasharinga. Iyi ni Ihumure TV, murakoze, kora subscribe ubundi tubane mu bikurikira.